Ingingo y'ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa nicyo cyigisho tugiye kurebera hamwe kuri uyu munsi wa none. Aho muri iki gihembwe cyose turi kwigira hamwe ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko. Iki cyumweru rero tukaba dufite insanganyamatsiko nziza cyane igira iti kwigisha abigishwa umugabane wa mbere. Aho icyo kwibukwa kiboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cyaho cya 8 umurongo wa 34. Ahamagara abantu n'abigishwa be arababwira ati, umuntu nashaka kunkurikira niyiyange yikorere umusaraba we ankurikire. Aya niyo magambo akomeye cyane twakomeje kujya tuzirikana cyane ubwo twigaga ingingo ya buri munsi muri iki cyumweru. Reka nshuti bakundwa, mbere yo kugira ngo tujye mbere mu cyigisho cy'uyu munsi, dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhambaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wakomeje kubana natwe, tukaba tugiye kwigana iyi ngingo y'uyu munsi, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turakwinginze rero kugira ngo ukomeze urusheho kubana natwe muri aka kanya, nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ingingo y'ibindi byo kwigwa no kuzirikana nicyo tujye kurebera hamwe kuri uyu munsi wa none. Iki cyumweru cyose twagiye turebera hamwe uburyo Kristo yigishaga abigishwa be. Aha buri wese afite uburyo yagiye asobanukirwa n'ingingo ku yindi muri iki cyumweru, ariko kuri uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe dusobanukirwa n'icyo dukwiye kuba twasigarana nibura mu ngingo zose twagiye twigira hamwe muri iki cyumweru. Aha rero tugiye kureberamo ingingo y'ibindi byo kwigwa no kuzirikana, aho turarikirwa gusoma cyane mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose, igice cyaho cya 47 ndetse n'igice cya 48. Aho mu gice cya 47 hari icyigisho kigira kiti umurimo wa Kristo. Igice cya 48 cyo kigira kiti umukuru ninde. Mbere y'icyubahiro habanza kwicisha bugufi kugira ngo umuntu afate umwanya w'imbere mu bantu. Ijuru rihitamo umukozi umeze nka Yohana umubatiza, wemera gufata umwanya uciye bugufi imbere y'Imana. Umwigishwa wa Yesu wemera kumera nk'umwana muto niwe ushoboye kandi ukwiriye mu murimo w'Imana. Abamarayika bo mu ijuru bazakorana n'udaharanira kwikuza ahubwo agashaka gukiza imitima. Ni ukuri ntago ijuru rizakorana n'ushaka kwikuza, ahubwo rizakorana n'uwicisha bugufi agashaka gukiza imitima. Mbese gukiza imitima ni gute? Iyo twamamaza ubutumwa bwa Kristo tukabwira abantu ibya Yesu, bakemera bakihana bagahindukira nabo bakemera kuba bo mu muryango wa Kristo, aho ngaho tuba dukora umurimo wo gukiza imitima y'abantu. Twebwe abakomeye dukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye, ntitwinezeze. Umuntu wese wizera Kristo naho kwizera kwe kwaba ari guke, intambwe ze zikaba zidakomeye nk'iz'umwana muto, ntabwo akwiye guhabwa agaciro kari hasi y'abandi. Ni ukuri twebwe niba dukomeye, inshingano dufite niko dukwiye gukomeza abandi badakomeye bo mu itorero. Abadakomeye ni abandi bashobora kuba barihannye vuba batarakira ubutumwa neza ngo bityo babashe kubukuriramo. Rero abantu nk'abo ngabo inshingano dufite ikomeye niyo kubakuza, niyo kugira ngo tubane nabo, niyo kugira ngo tubakomeze nabo bagere ku rugero rukwiriye. Ntago tukwiye kubahutaza. Icyo ari cyo cyose cyatuma tugira icyo turushije abandi, byaba se amashuri n'uburere, ingeso nziza, uburere
uburere bwa gikristo, uburambe mu idini, tugomba kumenya ko dufite umwenda abo bandi batagize amahirwe nk'ayacu. Nshuti mukundwa, icyo twaba turusha abandi icyo ari cyo cyose, byaba uburere bwa gikristo, byaba ubutunzi, icyo dukwiye gukora kiruta ibindi ni uko dukwiye kumenya yuko abo bandi badakomeye batameze nkatwe tubafitiye umwenda ukomeye cyane. Rero maze dukoresheje uburyo bushobotse bwose tukabagezaho ubutumwa bwiza. Niba dufite intege, dukwiriye gukomeza amaboko y'abacitse intege. Dore inshingano ikomeye dufite niyo gukomeza amaboko y'abacitse intege. Ni ukuri Kristo azaduha ibihembo natwe nitumara gukorera abandi tukagarurira Kristo abazimiye bose. Ikintu cyo ngusabira kuri uyu munsi wa none, nanjye nisabira kugira ngo tube abigishwa beza ba Kristo, kandi tukagarurira Kristo abandi bigishwa benshi. Ikintu cyo ngusabira nanjye nisabira muri aka kanya, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka rero tujye mbere tubanze dusenge Imana mbere yuko dusoza iki cyigisho cy'uyu munsi wa none. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, turagushimiye ko ukomeje kubana natwe, ukaba utuyoboye no muri iki cyigisho. Turakwinginze rero kugira ngo natwe utwemerere kugira ngo tube abigishwa bawe bazima, kandi dufashe n'abandi kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwawe. Turakwinginze rero kugira ngo imitima yacu uyihe kugukorera uko bikwiriye. Icyo nicyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Inshuti bakundwa, mwe mukunda ibi byigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, muri iki cyumweru n'ubundi tugiye kuzigira hamwe n'ubundi icyigisho cyangwa se umugabane wa kabiri w'icyigisho kivuga ngo kwigisha abigishwa. Umugabane wa kabiri niho tugiye gutangirana hamwe muri iki cyigisho tugiye gutangira muri iki cyumweru gitaha. Rero ndakuraritse kugira ngo nawe uzararike abandi kugira ngo bakomeze bakurikirane ibi byigisho. Icyo ngicyo nicyo mbifuriza, kandi twese tukigeraneho mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, tubifashijwemo nawe, amen.